Anje gusemera basete ko batugiriye neza. Ndashima Imana. Ndafashwe n'umuganda umwana muto. Imyaka 6. Amakareze ariko ndavuga ndabakomeye. Abantu benshi bavuga ko natwe nzemerera. Nani to meza atanabemerera. Ariko kubyera Imana. Nabaye umucuruzi. Ndambaye neza impambwe ngo nzakwambika mwana wanjye. Nzakwambika. Wambaye neza. Byose ninde byegure. Impambwe ngezana mbika ngezangabirira. Uba mba mu kaje kane. N'umwana umwe twibana mu kaje. None mu duhaye Imana bahumudetamete. Nabatende. Mfite kweza. Imana seme kandi raguhemede. Amina. Iki naga ari gikorwa n'umuntu amaze guhaga. Hoya dufite abantu benshi bahaga bagasagura n'ibijya mu puberi. Murabona zino modoka zitwara imyanda. Ugiye upa kuri ya myanda yabyo. Ibyishuka bire wasanga ari byo kurya byasigaye. Kandi ibyo kurya bimenetse byasigaye hari ndi muntu utabona icyo kurya. Bivuze ngo ikibazo gihari se. Ikibazo ntago ari ibintu bihari byo gutangwa. Ikibazo haba habuze umutima wo kubikora. So rero nubona umuntu hari ikinagukoreye nugire ngo nuko afite igisagutse kucyo afite. Ahubwo afite umutima wo gukora icyo ngicyo yagukoreye. Bivuze ngo ikizana umugisha n'iki rero. Ikizana umugisha si uburyo bw'ibyo utanze. Umugisha uturuka ku mutima watekereje gukora icyo kintu. So nago twabona ubuhamya bw'aba bantu bose bakoze bino bintu, ariko ubabajije bose wasanga harimo ababikoze atari uko basaguye. Niyo mpamvu Imana ibiha agaciro nabyo. Sibyo? Niyo mpamvu Imana ivuga ngo abo ngabo bari iburyo bwayo. Ngo kandi ngo azavuga ngo nibahabwe iki? Umugisha. Kuko bafashe ku cyari kubahaza basagura n'abandi badafite icyo kutabahaza. Maze ngo nka Pasafani bino binakora Imana yabyirengagiza. None se ninde wundi wabikora se? Uyu naga afite ibintu biruta iby'abandi. Hana afite byinshi baruta ibyo afite. Sibyo? Hana batanga bagasagura n'ibihugu. Ariko batarimo gukora ibi yakora. Bivuze ngo ibingi bakora nago bikora ku mitima yanyu gusa. N'Imana ubwayo biyikoraho. Kugira ngo murye Christmas neza. Kugira ngo mwogere mabasa asa neza. Mukaraba amasabuna asa neza. Murye ibyo kurya bisa neza. Imana igira ikintu cy'izura mu izina rya Yesu. Imana ifite ubushobozi, sibyo? Kandi Imana igikomeza bakingurira imiryango kugira ngo n'undi mwaka utaha bajye bazana ibiryo byo bazanye uyu mwaka. Ibihembo nagwa bitegereza muri mwe. Ahubwo ibihembo bihabwa n'uwo bakorera ari we wabaremye. Haleluya. Igihe uzaba uri mwoga wishimye, igihe uzaba uri murya wishimye, Imana izabireba umuntu wese wakoze iki gikorwa. Nirangiza imugororere mu izina ya Yesu. Ariko navuga ngo byibuze reka turye umuceri kuri Noheli. Yego. Sibyo? Turye umuceri hehe? Kuri Noheli, sibyo? Rero buri muntu wese agiye gutwara ibye, sibyo? Agende ateke. Ariko ukuntu uje Imana iguha umugisha pastor. Mana nishoboza. Wabayemo ko taxi akakana abafite inkumi n'abakijya mu mihango. Ukajyaze mu mugati. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Umukiza be hamwe namwe, ababera umujyanama, abaragire nk'intama, abarinde mu mahoro ye. Hamwe namwe, hamwe namwe, kugeza ku mperuka isi. Hamwe namwe, hamwe namwe, umukiza be hamwe namwe. Uze mu Kinyarwanda ariko hari uko barivugaga mu rurimi rwabo. Rero uwo ngo bavuga ngo uwagatunga kavayo, hari ukuntu abantu batureba bagafata umuntu bakagufata uko babishaka.
iyo umuntu avuga akita umwana ngo iri zaba imbuto rigira riti riri mu ngo, bivuga ngo hari ibintu baba bavugiye bavuga bagendeyeho. Rero uwo nguwo bita ngo akaza gihodora imbere ya kamera, uzi isi yose iri kureba ubu. Urumva iyo bavuga ngo uwagatunga kavayo, nuko abantu bagufashe barakujugunya. Rero muri sosiyete hari ikintu twishyiramo ngo umuntu ufite ubumuga, uwo muntu nta gaciro afite, sibyo? Akongera batuye umwana bitewe n'ubuzima, ndumva ntacyo azavamo. Bamwe tukavuga ngo se ariga azabe, bavuga ngo iki ubu ngubu, kera bavuga ngo uziga muri guzabe burugumesitiri, ariko uyu munsi bavuga ngo uziga ngo uzabe nde meya. Urakoze cyane, ariko ibyo ntabwo tubigenderaho, sibyo? Rero nkanjye nk'umupasitoro wizera kandi nkizera Imana ko Imana ishobora byose, nta kintu na kimwe Imana idashobora, naravuze ngo uyu mwana ubuzima abamo uko bwaba bumeze uko ariko kose, yaba yaravutse mu muryango utishoboye ariko yabayeho ko Imana avuze ngo tubyare twororoke, sibyo? Iyo umuntu akuze agomba kubyara, agomba gukura, agomba kugira umuryango. Ube umubyaye mu bukene ari umusore, ategezwa kugira iki? Kuzashaka akagira umuryango. Umubyaye ari umukobwa, uko byamera kose agomba kuzakura igihe maze kujya mu mihango, akagira amabere, azabyara, sibyo? Rero icyo gihe dukenera abantu bamaze kumenya no gusobanukirwa, kugira ngo abashe kuba yavuga ngo uyu mwana nubwo ari wo atoragura ku muhanda, uyu mwana nubwo ari mu buzima bwo gupfundikanya, ariko azaba umuntu w'umumaro. Rero twebwe twizera Bibiliya tugendera ku mugabo bita Dawidi. Dawidi tubona ari umuntu wavutse mu buryo abantu batumvaga, ari nabwo dufite imvugo b'abakobwa babyara iwabo muri Getsimari Foundation. Dufite n'igice cy'abakobwa babyara iwabo, dufite igice cy'abakobwa by'abamama batawe n'abagabo, sibyo? Mu buryo babatayemo ni cyagiye abagabo benshi ntago bajya bakunda kwihanganira ibibazo bariho baca mu bibazo. Ntimubizi se? Batangira guhunga ibibazo bimaze abana bakiri bato, bakiri indahekana, barasuhuka, ariko bamaze kuba bakuru bambara ingofero. Ariko ibyo ngibyo ni ubuzima, sibyo? Ni ubuzima bw'imibereho. Abo bana rero uko bagenda bavuka, hari igihe umuntu abyara abana benshi ariko kubarera bikanga. Ariko twebwe nk'abakristo tukavuga ngo uyu muntu uko byamera kose tugomba kumufata ukuboko kugira ngo abashe kurera uriye. Tugomba gufata wa muntu, kuko uyu muntu wavutse ni umunyarwanda. Yego, ni umunyarwanda. Ejo abamama akenshi hari amakamba bagira. Aya makamba reka mbivuge bagira, ni amakamba yuko bihanganira umuntu uko yaba ameze kose, sibyo? Ashaka abavukanye ubumuga agira gute? Aramwihangana. Igihe umugabo avuga ati jye simbyara, ntago mbyara ikimuga, sibyo? Siko bavuga. Icyo gihe barabivuga ati jye simbyara ikimuga. Umuyani magambo wa mwana w'amaraso ye yatangiye kwerekana ko we atari uwe, umuzima nuwe. Tubyara abana bako bakabita ngo uwase, sibyo? Akora gutumva uwo bise uwa mama, ariko ikigoryi nica kuki si wese atagagombye kuba. Ibyo ni uwo muco twabonye. Turashimira rero leta yacu yagiye izamura umwana w'umukobwa, ariko itamufashe ngo imyicaze ugakanu k'umugabo. Mwabyumvise ko hari abantu hano tubona ukasanga bavuza uburingane bakabuvuga nabi, sibyo? Bashatse leta yakwa n'umwana w'umukobwa yagikora. Gusa ntago mubona abahungu bare bavuga ati nzarongora umukobwa ufite akazi. Mwese uwo ngona bamaze gushyira hasi ubugabo agatangira kumva ko umugore yamutunga. Bivuze ngo umugore ashobora kuba ashoboye n'umukobwa ashobora kuba afite ubushobozi, umugabo adafite ubushobozi, ariko umugabo akaba afite ibitekerezo yahuza na bwa bushobozi bwa mukobwa, bakubaka umuryango, sibyo? Tukagira igihugu cyiza. Rero Bibiliya itwereka umugabo bita Dawidi. Dawidi yatangiriye ahantu hasuzuguritse, ariko Imana imutoranya imusukaho amavuta akiri mu dutama, sibyo? Ari umwana uvuka kundi mugore, umugabo sinzi uko yari yagiye hirya yigenza neza, yikemura akabazo, ariko havukamo nde? Bwira mugenzi wawe nubwo bakemuye akabazo ariko wavuyemo. Sibyo? Navuyemo ariko ndi n'umugisha, sibyo?
rero aba mama hari igihe atunguye umwana bakamutererana, ariko yaba ageze mu gihe cyo kuba azanye umugisha atangiye gusobanuka, bagatangira bati nanjye rega uyu mwana ni uwanjye, sibyo? turiho turavugira ku mbuga nkoranyambaga aho tubibona kenshi, tubonaho umugabo aza akicara ati umwana nabyaye yaranyanze, ariko nitumubona uyu mwana bavuga ko yamwanze agifite ibimyira, akiyanduza, agifite pampa, agikenera pampa, ahubwo tumubona avuga ko umwana yamwanze ageze igihe cyo gushaka, ageze igihe cy'uko yabaye icyamamare. Yego, ariko ntago bikwe, mwebwe ndabiza abagabo baha narabakunze muri mfura, sibyo? Muri mfura uko muraza mukicara hasi, niba arabanakunze muri mfura, sibyo? Muraza mukicara, umuntu umugabo agaragarira mu bibazo, sibyo? Mu bibazo, ibibazo bihagaze byaje wowe urahagarara, sibyo? Ati uyu mwana ko ameze buriya mperutse guhura n'umudamu yarivuye Masaka ajya igatagara, ariko ndamaza kwe ugenda n'amaguru mura kumufatira ku bademob, ariko arambwira ati umugabo yarambwiye ati simbyara abana bameze gutya. Wa mwana mperutse guterura hano ni uwuhe? Yari ameze nk'ubu, sibyo? Ariko uriya mukobwa ukuntu ari mwiza, ariko sibyo? Mama, mwana we ni mwiza, sibyo? Niwe igikundiro, urumva? Jya unezerwa wishime, urumva? Hari n'abababyaye babatesheje umutwe, ntabwo mubizi? Gusa kumubyakirwa ku musozi yiba yarinda ntubufite agahinda, ariko yari afite umwana nk'uriya, ariko baramutererana. Urakoze. Baramutererana, mbona abaganga bamwikuyeho bamwoheje igatagara. Katagara se baragorora umutwe. Ikirere y'umwana ameze gutya nk'uwo abakeneye abantu bafite urukundo, abakeneye gukundwa, sibyo? Ariko aho dukeneye urukundo siho turubonera, ahubwo tubona badujugunya, sibyo? Rero muri Getsimani Foundation nicyo kintu dushira imbere muri aba bantu. Rero niyo mpamvu dufite aba bana baturuka, ndakeka hano dufitemo abantu bagiye babakuriye babayobora. Rero uyu mwaka nifuje gusangira Noheli namwe. Najyaga nsangira Noheli n'abakecuru, ariko niyumva burya gukora ikintu twasenze kiba cyiza, sibyo? Mu byo senga rero nk'uko ubushize twaganiriye, niyumvisemo ko naza gusangira namwe Noheli n'abagenzi banjye, nk'uko turi kumwe, nk'uko turi itsinda rinini rigari, sibyo? Yego, rigari. Muri abantu bagaciro kandi muri abantu beza. Harya mwitwa ngo iki? Abanyamugisha. Fata mugenzi wa mu kiganza ubwira ngo uri umunyamugisha koko. Babonye uhuye n'ubumuga baravuga ngo ntacyo uzimarira, sibyo? Ariko mukomanga ubwira ngo uri umunyamugisha. Muri mwitsinda ryo kwiteza imbere, mugurizanya muri duke mufite, kubera ko muri abanyamugisha, sibyo? Mwakagombye kuba muri ku muhanda musabiriza, ariko mwaravuze ngo turaba nyamugisha. Ariko wabareba yajya ngo nta bibazo mufite, sibyo? Kubera ko isi ya none ishaka gufasha abantu batagangaye, nabyo murabizi. Ishaka ko udakarara udasa neza. Twera muri Getsimani Foundation ntago twera tureba abo bantu, turareba tukamenya igikwiye. Uyu munsi namenye icyo mukwiriye, aba ari cyo tuzana. Yego, nta nubwo turobanura idini, sibyo? Ariko tubikora mu bikorwa by'idini, sibyo? Kuko Kristo ari we Yesu niwe wadubwiye ko ni urukundo, tugomba kugira urukundo, kandi namwe mufite urukundo, sibyo? Hari idini se itabwirizwa ku rukundo? Hari rihari? Warya umukecuru umuyisilamu ari hehe? Bibi zamura ibiganza, nari ngukumbuye, sibyo? Shatse ravuga ngo salamu aleikum, niwanyikiriza ari ku musilamu. Buze ngo Yesu ashimwe ahimbazwe. Twagiye wambaye shapure nziza. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Aha, ikibazo iteka ryose. Kibazo nuko mwaba mwambaye amashapure mutayasoma. Iyibucyo rya gatanu rivuga ngo iki? Rivuge. Rimbwire. Umva ngo cyeka yatangiye. Ndakugira umurokore rero. Aya yakagombye kuvuga iryo ashaka, iryo ari ryo ryose rigufasha.
sibyo, hari ay'ishavu hari ay'ikuzo, sinababwiye se nanjye nari we, sibyo. Reka turi abantu bajya bavuga impuhwe z'Imana. Saa 9 uhe ya uriya simureba, ndareba b'imbere. Ninde wowe? Ariko turetse gato bibi reka nkubwire, ushobora kubivuga kuko ubizi uko babitondekanye, niyo mpamvu nahereye inyuma ngaruka imbere. Sibyo? Urumva nanjye mbwira ngo icyanditswe cyo kigufasha n'iki, ureko ko natangikubwira. Nimba mpamvu rero wowe bigishijwe guhera ku murongo, ugomba kurenga guhera ku murongo. Yego, murakoze cyane, turishimye. Uyu munsi ntago turi butinde kubera gahunda dufite mu mwanya n'imvura itatworoheye. Rero niyo mpamvu navuze ngo none turi no mu kwezi kwahariwe ababana n'iki ubumuga. Ninde muntu atubwira insanganyamatsiko bari iriho? Turebe umuyobozi wanyu w'itsinda aza tubwire insanganyamatsiko n'ijambo ryavuzwe n'ukuriye. Uyu nuhagarariye iri tsinda, sibyo? Agiye kutubwira kuko turi mu kwezi kwahariwe ko kwibuka ababana ubumuga ko bagize gute bashoboye. Rero ushobora kutubwira nk'intego cyangwa se icyo wiyumvisemo muri mu ijambo ryavuzwe n'ukuriye ababana n'ubumuga mu gihugu. Ntabwo naryumvishije ngo naryo yumvise. Reka rero ndibabwire, sibyo? Icya mbere cyo bagaragaje ko umuntu ufite ubumuga bitavuze ko atabasha kuba yakora imirimo nk'iyindi cyangwa se yahezwa muri sosiyete. Ntabwo umuntu ufite ubumuga agomba guhezwa muri sosiyete. Yaba ufite ikibazo cy'amaso, usajya simfite ikibazo, ega nanjye ubumuga nabufite. Se mbona nabufite. Nkuyamaye amaso kugira ngo nareba. Sinababwiye igihe namaze ngendera mu kagare? Sinababwiye? Ubusugira ngo njye muri imizi z'imbabari bari kunterura bakanzana ahangaho bari kuba ubwonko bwanjye baramaze kubwozamo. Ariko Imana iracyaturinze. Duhereye ku bantu bafite ubumuga bw'amaso, basobanura yuko kuba umutima ukora ndetse n'ibitekerezo bitabuza ko afite ubushobozi no kuba yakwiga, ashobora kwiga. Bivuga ngo ntago wareka kwigisha umwana wawe ngo nuko yagize ubumuga, sibyo? Ashobora kuba afite ikibazo cyerekeranye n'ingingo. Ntago bivuze yuko hano abafite ubumuga bw'ingingo z'amaboko, ntago bivuze ko amaguru atajya ahantu cyangwa ukundi kuboko kutagira gute kutakora. Hari imirimo imwe n'imwe mushobora gukora, sibyo? Mushobora kuboha, yego. Mushobora kudoda, yego. Mushobora kwiga ndetse mukaba mwanashushanya kubera ko ibitekerezo bikora, sibyo? Hari ibintu byinshi umuntu ashobora kuba yakora kandi bikabateza imbere, sibyo? Bikabateza imbere. Bivuga rero ngo ikigenderwa nuko tutagomba gupfobya umuntu bitewe n'ikibazo afite. Hanyuma tugeze mu bibazo by'ubukene bwo twese n'indwara, sibyo? Ni indwara umuntu ataseka undi. Imana ibaho umugisha. Icarire. Reka tugiye kwakira ijambo ry'Imana, gahunda uko iri iteye, tugiye kwakira ijambo ry'Imana kugira ngo twazanye umukozi w'Imana agiye kutwigisha ijambo dukomeze, sibyo? Nyuma namara kutugezaho ijambo ry'Imana, turaza gukora igikorwa cyatuzanye. Turaza gukora igikorwa cyatuzanye dutanga dusangira, ntago ari inkunga, ubwo turasangira, sibyo? Twateguye ko twasangira ibyo kurya kugira ngo buri muntu wese nawe agire icyo ajya gukora muri iki gihe bitari bimeze neza, sibyo? Agwanye izuba ryatse ryaracanye. Intumwa yanyu rero yambwiye ko hano izuba ryacanye, irambwira ngo ntago twakwambara tutariye, sibyo? Cya kabiri mu kindi tugenderaho mu buryo perezida wacu atubwira kugira isuku.
isuku. Rero harimo muri bimwe twazanye by'amasuku kugira ngo tugire isuku. Mujya mu nama mufite iki? Isuku, sibyo? Iyo umuntu afite isuku asa neza. Nushaka uzaye waburaye kabiri gatatu ariko usa neza, sibyo? Biba byiza. Hanyuma turaza kuba turakurikizaho nyuma turaba twakira ukuriye inzego za leta, uzihagarariye niwe uri buze akagira icyo nawe atugezaho. Nyuma yabwo turakira umutangabuhamya umwe muri mwe wateguwe uri buze gushima Imana muri rusange, sibyo? Atanga n'ubuhamya, hanyuma turasozana n'umukuru w'itsinda ryanyu tunabasengera. Murakoze. Reka twakire Bishop John, katukwakire uze utugeze ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Mbaje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Icyo nicyo cya mbere, kuko byose no kwa turi hano n'Imana. Turashimira ubuntu bwayo, turashimira n'imbabazi zayo. Icya kabiri, turashimira Pastor Fanny, nawe mukuri Imana imuha umugisha kandi irimo iramukoresha ibintu by'umumaro muri iki gihe cye kandi by'agaciro mu izina rya Yesu. So nawe mumukomera amashyi menshi. Icya gatatu, turashimira Getsimani Foundation. Ubwo bivuze ngo nimba ari foundation bivuze ko ari itsinda, bivuze ko ifite abandi bakwana nayo b'abanyamuryango, nabo mu by'ukuri Yesu abaho umugisha kubw'umurimo mwiza barimo bakora muri iki gihe mu bantu b'Imana. Mu by'ukuri aho bari hose hatandukanye mu gihugu cyangwa ku isi, Yesu abagiriye neza. Amazina bayababwiye rero, ndo umuvugabutumwa cyangwa umukozi w'Imana, nitwa Karema John, mfite amazina abiri si rimwe. Nanjye ndashimira Imana ko uyu munsi ari jyewe wagiriye ubuntu bwo kuganira namwe. Nago turi butinde kubera ikirere, kubera imvura, kubera igihe na gahunda zari ziri imbere. So rero bamaye ijambo turi buganireho rigize insanganyamatsiko, ndagira ngo igikorwa nyirizina koreramo ni byiza ko basobanukirwa umurimo barimo gukora, umumaro wawo n'icyari cyo mu izina rya Yesu. So rero iryo jambo riri mu Kuva ibice 22 umurongo wa 21 n'uwa 22. Kuva ibice 22 umurongo wa 21 na 22. Reka dusenga Imana hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Mwami Yesu, tugwaye icyubahiro mu izina ryawe rikomeye kandi isumba amazina yose. Tugiye kuganira ijambo ryawe kandi yatubwanga ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kugira ngo bigire umumaro kwigisha abantu. Data, nago twaganira ku bintu byahumetswe nawe tudafashijwe n'umwuka wera. Turakwingize ngo wohereze imbaraga z'umwuka zidufashe kugira ngo ijambo ryawe rigire umumaro ku bantu bose bari hano n'abazarikurikira bose. Ukuboko kw'Imana gukomeze gukora ku mitima y'abantu mu izina rya Yesu, amen. So umurongo wa 21 no 22 avuga ngo ntihakagire umupfakazi cyangwa imfubyi mubabaza. 22 Urava 22 ngo nugira icyo ubabaza na gato bakanakira, sinzabura kumva gutaka kwabo, amen. So tugiye kuvuga kuri aya magambo dushingiye ku gikorwa kiri bukorerwe hano cyangwa se ku murimo uri bube hano. Bibiliya avuga ngo ntihakagire umuntu ubabaza imfubyi n'abapfakazi. Bibiliya ivuga abantu nka bo mu byiciro nka 4: imfubyi, umupfakazi, umukene n'umunyamahanga. Bibiliya ivuga umunyamahanga ashaka kuvuga impunzi. Kubera iki Bible ivuga aya magambo cyangwa ivuga kuri aba bantu? Nicyo turi buvugeho. Icya mbere, imfubyi n'abapfakazi n'abakene bafatwa nk'abantu batagira kirengera cyangwa se
badafite ubuvugizi bwuzuye. Reka mbabwire, iyo umuntu afite ubushobozi n'ubuvugizi agira bwinshi. Ngira ngo mwese murabizi. Reka nange urugero nko muri sosiyete tubamo ya buri munsi, nko mu muryango tubamo twese bwa buri munsi. Iyo umuntu afite ubushobozi cyangwa se uburyo, sibyo, usanga abantu bose bamwita anti. N'uwananiye kwita nyina akita mubyara wo kwa nyina anti kuko afite ubushobozi. Urakireba icyo? Ukareba umuntu afite isoni zo kwita nyina umubyara mama. Muzi ko dufite abantu batinya kuvuga ba nyina, batinya kuvuga iwabo. Yesu ashimwe cyane. Byajyaga bibaho kera, sinzi ko ngo bigihara, ariko ngira ngo sinzi ukuntu byagenze, ariko kera byabagaho. So ugakundana n'umukobwa nk'Ikigali mu mujyi, urumva ari umusirimu nyine, mwamara kundana yakujyana akakujyana kwa nyirarume cyangwa se akakujyana kwa se wabo. Ariko mu by'ukuri afite umubyeyi wamutwisa amezi 9 ageza n'igihe cyo kumubyara, ariko bitewe n'ubuzima arimo bw'umubabaro agera ku rwego n'umwana we agira isoni zo kumwitirirwa ko ari umubyeyi we. Bivuze rero ngo icyo ni ikintu gikomeye, nicyo Bible ishingiraho ivuga aya magambo. Yesu ashimwe cyane. So ubwo n'ubuzima bwambura umuntu, nk'ibi pastor yavugaga by'ababana n'ubumuga, siko bakivuga abana n'ubumuga. Hari ibihugu byamaze gutera imbere, kubana n'ubumuga bitagitera umuntu ipfunwe. Ariko uziko muri bino bihugu bikiri hasi, hari naho usanga umuntu abyara umwana ufite ubumuga akanamuhisha. Abashyitsi bazajya baza akamujyana mu cyumba kugira ngo abantu batamubona. Ariko ibyo bintu ntabwo ari ibintu umuntu yahisemo, ntabwo ari bw'Imana ngo ibikukore gutyo. Kandi kuva Imana yaremeye kuza umeze gutyo hari umugambi gufiteho. Yesu ashimwe cyane. So rero ugomba kumenya ko Imana igufiteho umugambi. Turashimira iyi foundation yemera kwegera abantu nkamwe abandi benshi badakunda kwegera. So ariko na leta yacu y'ubumwe yo murayizi yo yita ku banyarwanda bose, ariko hari ahandi batanabamenya. Yo turabishimira rero, Imana ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. So rero Bible ivuze ite? Kubera iki Bible ivuga rero? Kubera iki Bible ivuze ngo Imana yita ku gutaka ko bari muri iyo situation nyine, bari muri ubwo buzima, imfubyi, umupfakazi, umukene n'ufite ubumuga nk'uko twaje hano. Kubera iki Imana yo yita kuri abo bantu? Impamvu ya mbere ituma Imana yita kuri abo bantu nuko Imana ari urukundo. Icyo murakireba rero, Imana ni urukundo, kandi urukundo rw'Imana rukunda bari mu mabaro, rukunda abantu basa naho basigaye inyuma y'abandi, rukunda abantu basa naho batitaweho. Urukundo rw'Imana rugera kuri ki? Kuri abo bantu. Niyo mpamvu Bible iravuze ngo iyo batatse Imana yihutira kubumva, Imana yihutira kubitaho. Kuko nubwo waba ufite ubana n'ubumuga bungana gute, nubwo waba ubana n'ibibazo bingana gute, niyo waba uri mu bupfakazi n'ubupfubyi bungana bute, ndashaka kubwira ngo iyo ukiri muzima ugihumeka, Imana ibikigufite mu nshingano zayo. Haleluya. Hari abantu benshi cyane bari bakeneye abantu babaha Christmas cyangwa se Noheli, ariko Imana yahisemo mwebwe. Bivuze ngo irabakunda. Bino bintu iyi foundation ya bapasiteri izanye, hari n'abantu benshi cyane wazanira bakabyemera, ariko mwebwe nimwibaze kuki Imana ihisemo mwebwe. Nuko ibakunda. Yes, nuko ibakunda. Mugombye kugira icyo cyizere, nuko ibakunda. Kuki muri hose n'abandi bantu badafite icyo kibazo, batabana n'ubwo bumuga batariho? Ubaze ngo uyu munsi ntago bashinguye, ejo hashize ntago bashinguye, nejo no kuri Christmas nyirizina hari abantu zarimo gushingura, ariko wowe uriho. Good. Bivuze ngo Imana igufiteho iki? Umugambi. Icya kabiri, Imana iragukunda. Yesu ashimwe cyane. So rero uyu murimo turimo dukora cyangwa se urimo gukorwa ni umurimo w'Imana.
urabyumva neza kandi n'abantu bawukora ndashaka kubabwira ko barimo bakora umugisha barakorera umugisha buri muntu wese urambura ukuboko kwe buri muntu wese usapotinga iki gikorwa buri muntu wese ugitekereza akagikorera umuntu nkawe cyangwa se nk'undi ndakubwiza ukuri ko Imana imuha umugisha reka mbahe urugero rumwe ruri muri Bible muri bya bavugamo umugore umwe witwa Dorcas ntabwo bavuga ko yari umukire ariko Bible ivuga ko hari ikintu yarushaga abandi none ngo afata ubuzima bwe ahitamo kubutanga ku bandi ngo afata akazi ko kujya dodera abapfakazi urumva abapfakazi Bible urumva ubundi kuntu Bible ivuga tuvuze Bible tutavuze nyine ibihe by'isi n'ibindi iyo tuvuga Bible ivuga umugabo n'umugore Bible ifata umugabo nk'umuvugizi w'umugore cyangwa Bible ivuga ngo umugabo ni umutwe w'umugore cyo racyumva neza rero muri Bible iyo umuntu apfushije umugabo imufata nk'ikintu kinini cyane kandi ntabwo Bible abantu bose bapfusha abagabo ibashyira mu rwego rw'abapfakazi Bibiliya igira imyaka igeneraho Bible nuvuga ngo umuntu igena ku pfakazi ni umuntu ufite imyaka yo kutongera gushaka undi mugabo none Dorcas ngo yafashe umwanzuro wo kujya ajya kudodera abapfakazi imyambaro bo ku cyaro cyangwa mu mudugudu yari arimo kugira ngo be kwambara ubusa nka bino pastor yavugaga ko bagennye ko mudakwiriye gusa nabi bagenera ibyo kurya bagenera ibintu mukoresha amasuku mukomeze muse neza nubwo situation yabitaramera neza ariko umuntu agakomeza agasa neza badawe n'ubu murasa neza sinzi ko abantu babireba mu by'ukuri murasa neza pe nimba n'ubuyobozi bwanyu bwiza ariko icyari byose muragaragara neza kandi murasa neza mwikomera amashi ko musa neza nabyo badawe nabyo reka mbabwire nabyo bisubizamo imbaraga nabwo kureba uri ufasha umuntu kandi asa neza bikwereka ko n'ikindi wamukorera cyatuma nakomeza kumera harimo abantu bagira n'ibitekerezo bifite ibibazo ukareba udakwiriye kubanza kumufashisha ikintu ukwiriye kubanza kumufashisha ibitekerezo hari abantu bafite ibitekerezo by'uko ngo nakomeza akagaragara nabi nibwo abantu bari bumufashe ariko ngiye burya ngiye gufasha nafasha nawe ukomeza kunyereka ko akwiriye gufashwa hari ureba ukareba adakwiriye no gufashwa ahubwo akwiriye kubanza guhabwa ibitekerezo ariko mwebwe murasa n'abantu bakwiriye gushyigikirwa kuko ikintu cyose mwashyigikizwa biragaragara ko ubuzima bwamera neza kurushaho mwakoze kuza musa neza rero yego Yesu abaho umugisha yego bivuze iki rero bivuze ngo Imana ikunda abantu baretswe ariko ndashaka kuvuga no kubakora icyo gikorwa cyo gufasha abandi nacyo ubwacyo ni umugisha uwo mugore Dorcas ngo yahisemo kujya dodera abapfakazi bo mu mudugudu imyenda umwenda wasaza umupfakazi akagenda Dorcas akamuhundi nta kiguzi abaciye akongera agadodera abandi ngo abapfakazi bose ngo bakomeza gusa neza no kwambara neza ngo ariko biramenyekana ko imyambaro bambara n'ubwiza bafite babukura kuri Dorcas ngo bukeye rero Dorcas wakoraga icyo gikorwa arapfa murabizi ko abantu bose bapfa abantu bararwara bagira ibibazo bagapfa none ngo bapfuye babapfakazi ngo baratekereza bavuga ngo tuzabaho dute ninde muntu uzatudodera imyenda utari Dorcas ngo basanga nawe uhari bavuga ngo niyo baduhundi ariko nta muntu ufite umutima umeze nka Dorcas ngo barangije bavuga ngo nago tubyemera ngo bajya kuri Dorcas bararira ngo bararira abapfakazi bose bararira kandi Bible yatubwiye ite yatubwiye ngo Imana yita ku gutaka kwabo icyo muracyumva neza Imana yita ku gutaka namwe abantu bazajya basapotinga mu buzima murimo mujye mubasabira umugisha ku Mana kuko Imana yavuze ngo yita ku gutaka kwabo bantu ngo abapfakazi bararira barataka barira Dorcas ngo Imana yumva gutaka kwabo nibanagarukiye aho mu mbaraga zabo nabo ngo bagiye Yopa bajya gushaka Petero babwira ngo hari umuntu wapfuye mu rugo bati atako ntabwo twemera kwapfa Petero ati kubera iki ati niwe utudodera imyambaro yo kwamba ukureba dusa bivuze ngo buri muntu yaje yambaye umwenda Dorcas yamudodeye ati none uyu muntu napfa ninde uzongera kutureberera uracyumva icyo uwo muntu napfa ninde uzongera kugira gute kutureberera Yesu ashime cyane maze nka Pasafani bino binakora Imana yabyirengagiza none se ninde wundi wabikora se uyu nagafite ibintu biruta iby'abandi hana afite byinshi baruta ibyo afite sibyo hana batanga bagasagura n'ibihugu ariko batarimo gukora ibi yakora bivuze ngo ibi ngibi bakora nago bikora ku mitima yanyu gusa n'Imana ubwayo biyikoraho
Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu ndimo kwigisha rino somo nganira namwe iminota mike ndi buganire n'abantu bose bakora uyu murimo n'abandi bawureba bakawutinya. Mu by'ukuri twabasaba ko bashyiraho bamenya icyo bakora icyo ari cyo. So ngo banje ngo Petero araza koko arabireba asanga apfakazi bakusanyije imyambaro yose Dorokasi yabadodeye. Ngo Petero asengera Dorokasi avuga ngo mwami ntago Dorokasi ari bupfe bitewe n'umurimo arimo akora. Muzi ikintu cyabaye? Imana yazuye nde? Haleluya. Yesu ashimwe cyane. So natwe twavuga ngo buri muntu wese wakoze umurimo mwiza muri iyi foundation kugira ngo murye Christmas neza, kugira ngo mwogere mabasa asa neza, mukaraba amasabuna asa neza, murye ibyo kurya bisa neza. Imana igira ikintu izura mu izina rya Yesu. Imana ifite ubushobozi, sibyo? Kandi Imana igikomeza bakingurira imiryango kugira ngo n'undi mwaka utaha bajye bazana ibiryo byo bazanye uyu mwaka mu izina rya Yesu. So rero nkuko pastor bivugaga, uyu ni umurimo w'Imana. Icya kabiri, iyo dusonye Bible kunivuga na Kristaje, sibyo, mu nyigisho ze yashizemo izinyigisho zo gufasha abakene n'abantu batishoboye. Niko yavuze muri Matayo. Yavuze ngo naje iwawe niwagira ute? Niwanyakira. Naze nshonje niwangaburira. Naje nambaye ubusa niwanyambika. Sibyo? Naje nabuzaho ndara niwancumbikira. Ngo urangije ngo aramaza ngo none waje ryari? Urumva kuntu yamajije? Izo nuva ngo kandi uwo turavuga noneho Kristo. Nago tuvuga amategeko ya Mose. Ibino twavugaga mu kuva biri mategeko ya Mose. Ariko noneho turimo turavuga mu nyigisho za Kristo. Mu nyigisho fatizo z'itorero za Kristo. Kristo araza komeza wa murongo wa Mose. Ngo none ngo munavuga ngo waje ryari? Washonje ryari ko nakubonye? Wambaye ubusa ryari ko nakubonye? Ngo Yesu ambwiye ngo cyagihe wa mukene yazaga iwawe numwiteho, cyagihe wa mushonje wasaga numwiteho, ngo nige waruje. So murumva neza, murumva ndashaka mumve kuntu Yesu yigeranya n'ubuzima burimo babara. Aravuga ngo cyagikorwa akoreraga wa muntu nige wagira gute? Ya bivuze ngo bano bantu nagarimwe bakoreye Kristo, ko Kristo n'ufite inshingano zo kubareberera, none bano baje kubareberera mu kimbo cya Kristo. Bivuze ngo ibihembo by'abakora iki gikorwa nago biva kuri mwe, birava kuri Kristo barimo gukorera umurimo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka mbereke wenda urugero rutoya. Iyo meya arimo abayobora hano arahembwa, sibyo? Ariko ikwezi gushize simwege mu muhu umushahara, ahembwa na guverinoma. Bivuze ngo imirimo ayikora muri mwebwe ariko akorera guverinoma yamutumye kubakorera. Bivuze ngo n'umushahara ahembwa n'uwa guverinoma. Bivuze ngo n'abano bantu rero bakoze uyu murimo cyangwa barimo bakora iki gikorwa, n'abandi bazatwumva online bazaza gukora iki gikorwa cyangwa bazatubona ku ikoranabuhanga, turashaka kubabwira ngo ibihembo ntabwo babitegereza muri mwe, ahubwo ibihembo bihabwa n'uwo bakorera ari we wabaremye. Haleluya. Igihe uzaba uri mwoga wishimye, igihe uzaba uri murya wishimye, Imana izabireba umuntu wese wakoze iki gikorwa, nirangiza imugororere mu izina rya Yesu. Mukomere Yesu amashyi menshi rero. Uyu ni umurimo udasaza. Butwe turimo tuvuga mu nyigisho za Kristo. Kristo arangije avuga ngo naje iwawe nshonje. Ni Matayo 25 ndagira ngo naje iwawe nshonje niwangaburira. Urumva? Naje iwawe nambaye ubusa niwanyambika nka Dorokasi kunyambikaga abapfakazi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Dukomere amashyi foundation. Nuvuga ngo uyu munsi igaburiye Kristo. Ushaka gutekereza ngo Kristo nagarya ariko ararya muri wowe bagaburiye. Uyu munsi amasuku bayakoreye Kristo, kuko ugiye kumera neza use neza. Haleluya. Rero uwo mugabo bakorera Yesu abaho umugisha mwinshi cyane, sibyo? Twese tuzamura ibiganza tuvuge ngo Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Tuvuge ngo Yesu yagura imbago zabo. Tuvuge ngo Yesu abakure mu mfungana. Tuvuge ngo 2026 Yesu abashyira hagutse mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo kandi uyu murimo Yesu awagure kurushaho. Foundation igihamagara akagari kose.
birashoboka, ibintu n'Imana ibikora. Yes, birashoboka. Naho bigeze hasi ko byatangiye ndatekereza, ariko reba aho bigeze, no twashakaga ari kose, sibyo? So rero twarimo tuganira tujya ku musozo, urumva bya bintu Mose yavuze amategeko na Kristo abishyize mu nyigisho ze, avuga ngo naje nyenye, naje nshonje. Ntabwo byagarukiye kuri Kristo rero, n'intumwa nuko Yakobo yaranditse avuga ngo idini y'ukuri ni iyihe? Niyita ku mfubyi n'abapfakazi n'abakene ikabagaburira. Ngiyo niyo dini y'iki? Izo ni inyigisho z'intumwa, ni urufatiro, ni amahame y'itorero, ni amahame y'abakristo, ni inshingano z'umurimo w'Imana, gufasha abakene, kugaburira abakene, kwita ku mfubyi n'abapfakazi. Nababwira rero ngo muhumure kandi mukomere, mufite umuvugizi ari Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Niyo mpamvu yabavuganiye. Hari abantu benshi cyane bakeneye iki ngiki Imana ibakoreye, ariko Imana yahisemo mwebwe mutuye kuri uyu musozi. Ni ukuri Imana ni nziza, muyikunde cyane, n'abatarizera Imana muyizere, n'abatarakunda Kristo mumukunde, kuko yabarebye avuga ngo uyu munsi ndabana namwe. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyo ni umurimo w'Imana, n'abawukora bakorera Imana, nabo bamo baba ku Mana, kandi Imana izabagororera mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome uwo murongo, ndagira ngo muri Matayo 25. Matayo 25 murongo wa 34. Aravuga ngo Yesu arababwira ati, nakubwira ukuri yuko muri iri joro 34 ego. Sorry. So nasomye hatariho. Nasomye 26 kandi 25. 24 avuga ngo umwami azababwira ati uburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bw'abatoranirijwe uhereye. Ntabwo ari ikintu dukora mu buryo busanzwe. Niyo mpamvu umuntu amaze kugisobanukirwa, umuntu amaze kukimenya, amaze gutahura umugisha urimo, ushobora no kugabanya ku cyari kuguhaza, ukarya igice, ikindi ukacyubakiramo ubwami bw'Imana, ikindi ukagihamo undi muntu wabuze igice. Muracyumva icyo ngicyo? Iki ngiki kiva ku mutima w'umuntu wamaze kumenya gusangira. Niyo mpamvu nimubona igikorwa nk'iki gikozwe, nimukagifate nk'igikorwa gisanzwe, kuko iki ntabwo ari igikorwa gikorwa n'umuntu wamaze guhaga. Oya, dufite abantu benshi bahaga bagasagura n'ibijya mu puberi. Murabona zino myanda, zino modoka zitwara imyanda, ugiye upa kuri ya myanda yabyo, ibyinshi ukabireba wasanga ari ibyo kurya byasigaye, kandi ibyo kurya bimenetse byasigaye hari undi muntu utabona icyo kurya. Bivuze ngo ikibazo gihari se, ikibazo ntabwo ari ibintu bihari byo gutangwa, ikibazo haba habuze umutima wo kubikora. So rero nubona umuntu hari ikintu agukoreye, ntugire ngo nuko afite igisagutse kucyo afite, ahubwo afite umutima wo gukora icyo ngicyo yagukoreye. Bivuze ngo ikizana umugisha ni iki rero? Ikizana umugisha si uburyo bw'ibyo utanze, umugisha uturuka ku mutima watekereje gukora icyo kintu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. So nago twabona ubuhamya bw'aba bantu bose bakoze bino bintu, ariko ubabajije bose wasanga harimo ababikoze atari uko basaguye. Niyo mpamvu Imana ibiha agaciro nabyo, sibyo? Niyo mpamvu Imana ivuga ngo abo ngabo bari iburyo bwayo, ngo kandi ngo azavuga ngo nibahabwe iki? Umugisha. Kuko bafashe ku cyari kubahaza, basagura n'abandi badafite icyo kutabahaza, kugira ngo basangire nabo. Ngo azavuga ngo nibajye iburyo bwanjye bahabwe iki? Umugisha. Uyu munsi ndashaka kuganira cyane ku bakora iki gikorwa, sibyo? Nibo nshaka kuganiraho cyane, basobanukirwa icyo barimo bakora ni igiki, ninde barimo bakorera, bafite uwo mwanya imbere y'Imana, bafite ibihe bihembo imbere y'iki? Y'Imana. Haleluya. Ubutaha pasa nambwira ngo tuzane
tuzaze dufite pick up noneho. Twe turi n'abahanuzi tuba duhanura, kandi iyo uhanura ibintu bizima ntabwo bishaka ngo banze ujye icyo ngicyo turakiremye. So noneho umwaka ukurikiraho tuzazane na Fuso. Reka mbabwire, ibi ngibi ntabwo bisaba ko abantu bagira ibintu byinshi, birasaba ko abantu bamenya umumaro w'ibiva muri ibi ngibi, bakagira imitima imenya gusangira n'abandi. Nababwiye kare, ukusanyije ibiryo abantu bamena muri Kigali byose ukabishyira hamwe, nta muntu warara ubusa muri iki gihugu, kuko ibiryo bamena muri Kigali biruta ibyo abantu barya. Wowe uri murarira wabuze ibishimbo, hari abantu bamena inkoko n'inyama byapfuye. Ariko reba kugira umutima wo kumena ibintu wabuze gutanga, ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye. Haleluya. Yesu ashime cyane. Rero ubutaha ndabizi ko Imana izabigira neza mu izina rya Yesu. Egiye rero sindi umuyobozi wa leta, ariko ndi umuyobozi nakora iperereza, umuntu umena ibiryo wese nazajya muhagarika ku kazi cyangwa mugabanyiza umushahara. Aba ntabwo bagira isoni, hari n'ubimena umuturanyi yaburaye, ariko akagira ate pasa Yesu abaho umugisha kandi nzi ko yawubahaye, ahubwo abongerere. Ni foundation yawe mukorana Yesu abongerere, aho bari hose Yesu abongerere. So icyo kirumvikana neza. Uyu murongo nawe ukunze cyane, ngo umwami azababwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha. Hano harimo ibintu bibiri by'ingenzi muri uyu murongo. Icya mbere, abo bantu bamaze kubona umwanya w'iburyo bw'iki. Uzi ko ikintu umugore akibajije Yesu ku musaraba, ngo wagize icyo umwira ku mwana wanjye ko azaba, Yesu avuga ati byo simbizi, ariko abantu bagaburira abandi yamaze kugena umwanya bazabamo. Bari iburyo bw'iki? Iburyo bw'Imana. Muzi icyo bivuga? Bivuga uburyo bw'imbaraga z'Imana. Ikintu cyose gishize iburyo bw'Imana kiba gisobanuye kuba munsi y'imbaraga z'iki? Z'Imana. Icya kabiri, ngo data yabahaye umugisha. None umurongo w'epfo n'uwabusobanura 25 ukavuga ngo abo ni abahe? Ngo niba abandi naje nshonje bakangaburira. Nagara abavuga indimi, nagara abafite impano nyinshi. Oya, hari n'abantu bavuga indimi bamena ibyo kurya kandi abaturanyi baburaye. Icyo si cyo data arimo avuga rero. Arimo aravuga abantu bagaburiye umukene, bantu bambitse umushonje, bantu bitaye ku mfubyi n'abapfakazi, bantu bavugiye abatagira kivugira, bantu barengeye abatagira babarengera. Ngabo ngabo data yamaze kugena ko bicara iburyo bwe. Haleluya. Yesu ashime cyane. Pasa ugenda ubwira abantu bawe mufatanyije uyu murimo ko bafite undi mwanya bo batabona batazi, ariko data yagennye kubw'igikorwa barimo bakora. Ikindi cya kabiri babwire ko bamaze guhabwa na data umugisha, kuko bamaze kumenya no gusobanukirwa gusangira n'abadafite icyo barya. Ariko reka mbabwira akantu gato, we nasoreze no kuri ako ngako. Twese turemera ko Imana ari itugaburira. Turemera ko Imana idafashwa. Ntabwo Imana ifashwa, munyumve. Good. Ntabwo Imana ifashwa. Kubera iki idafashwa? Hari abantu bajya bavuga ngo Imana irafashwa ngo kuko itaguhaye ngo iguhaye imbaraga ikaguha ubwenge ntujye ku kazi ngo ko nagiye kazi nafashije Imana. Ntacyo ifasha. Aho gumva igikorwa gikorwa aho turutanirwa nuko umuntu amanya gukoresha neza Imana amuhaye gukoresha. Ariko ntabwo Imana ifashwa. So rero nimba Imana kukugaburira ari inshingano zayo, sibyo? Jewe ufite nkaza gusangira nawe, urabyumva neza? Bivuze ngo Imana igomba kuma ibyanjye ikama n'ibyo nkuzanira. Nagira ibumi bimagije gusa, kuko izika ibyima mbisangira n'abandi, kandi abasangira nabo bari mu nshingano z'iki? Z'Imana. Bivuze birayorohera kukugeraho rero. Nimba izi neza ngo Pasa Fani nabona ibiro 50 by'umuceri, sibyo? Araza kuryaho 10, sibyo? N'abana be ibindi 40 bizana abantu bahano Kabuga. Uracyumva icyo? Imana nibiyorohese. Bivuze ngo iziramuha 200. None giye nimbizi ko njyagiye nyine n'ubundi kiro kiramaza irakomeza imereza ikiro. Kiragoye kucyumva ariko kirumvikana. Iyo ushaka uburyo bw'umugisha w'Imana rero, sibyo? Iyo ushaka uburyo bw'umugisha w'Imana ukoresha inzira zo gukinguka nawe. Ukoresha inzira zo gufasha, zo guha abandi.
ibyo nibyo byafashe ibihugu mubona by'Iburayi no muri Amerika. Nuvuga ngo buriya mujya mubona ibintu byitwa nuza compassion. Compassion burya biramureba. Hari umuntu ureka kurya saa sita akarya nijoro gusa kugira ngo agire umwana ubabaye afasha. Niyo mvu buriya abantu ba muri compassion babizi neza gushyira umwana muri compassion wishoboye ubuhemutse. Kubera iki ubuhemutse? Nuvuga ngo hari umuntu waretse kurya sibyo kugira ngo umwana wabuze school fees ajye kwiga izazasubire kwigaburira. Nago rero hafasha ufite ibya mirenge, hafasha ufite umutima wo gufasha. Yesu abaho umugisha kandi mukomeze musaba Imana n'ubutaha bazagaruke tuzagaruke kandi Imana izabikora mu izina rya Yesu. So pasa tujye kubasabira umugisha. Uyu nguyu Imana ivuze bade murawufite, ariko tugiye kwinginga Imana ibakomerezemo muri icyo gikorwa, ikomeze bagure kandi bagire neza. Nago usaba amagambo menshi jewe. Iyo usaba umuntu uri mukorera ikintu nago bigora. Tugiye kuzamura ibiganza tuvuge ngo data akomeza bagure mu izina rya Yesu. Mwami wacu Yesu tugwaye icyubahiro kuri Imana ishobora byose. Turagushimira kubw'uyu murimo mugari. Turagushimira kubw'uko kwitanga kudasanzwe. Turagusabye mwami data nko ijambo rye rivuze ngo abagaburiye abashonji, abambitse abambaye ubusa, abiteye kuba atagira kivugira, ngo we uzabashyira umwanya w'iburyo bwawe, ngo kandi uzabwira data abaho umugisha. Turasabye ngo ubaho umugisha mwami. 2026 bashe kundi rwego mu izina rya Yesu. Imiryango yabo ikinguke, bagere ku bantu benshi, bagere ku mahanga menshi, abantu bose babona umugisha ku bwabo mu izina rya Yesu. Buri wese wagize icyo akora muri iki gikorwa turasabye ngo umukorere kurushaho mu izina rya Yesu. N'abandi babitekereza ubafashe mwami, n'abandi batarahumuka babibone, ndasabye ngo bahumura amaso. Nago dufasha kuko duhaze, dufasha ko dufite umutima wo gufasha. Ndasabye ngo umutima ushyire mu bantu mu izina rya Yesu, kandi abantu bafashijwe urushaho kubagurira ubuzima mwami, bakoreye ibitangaza kuko Imana ishobora byose. Dusabye umugisha uturuka mu ijuru kugira ukomeze kubaho iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaho umugisha. Reka twakire umuyobozi. Ngira umuntu umwe nshimisha. Rero mu by'ukuri bitewe n'ubuzima mubona hanze aha, ubutunzi bwamaze bugenda bukendera sibyo, nta mafaranga ariho. Hariho rero benshi bifuje gukora iki gikorwa ariko ntibagikora. Icyo umuntu yagambire gukora ntagikore bituma hari ibyo dufite tutari aribyo twagambiraga kuba twakora tutakoze. Twifuzaga kubaha byibuze buri mubyeyi ku buryo yatana igikwembe, igitenge, ariko ntago byadukundiye. Kuba bitaradukundiye rero ndakeka ko ubutaha none tuzabishobora sibyo. N'abadukurikiye nibadufasha tuzagera kuri byinshi, tuzagera kuri byinshi. Rero nifuza ko hamwe no kubisengera sibyo, nitubisengera tuzabigeraho. Yego yego, mushobora gukaraba mukaba mwisize ariko muzi ko hari ikibazo sibyo mugifite, siko bimeze. Byo ntago tubireba ariko hari impamvu. Rero nkavuga nti byibuze reka turebe tuganire n'abo dukorana dufatanya, turebera hamwe sibyo. Turavuga uti byibuze nubwo twagira umuntu nubwo cyaba ari ikiro kimwe cy'umuceri ariko akagira gute kawubona. Mwese mubizi ko ku isoko ibintu byahenze, ntago mubizi. Umuceri usiyo ry'umugabo gasiba undi. Turya iki si kawunga turya n'ubugari, warya ubugari ugakomera. Ibishimba ntibihenze ariko navuga ngo byibuze reka turya umuceri kuri Noheli. Yego sibyo, turya umuceri hehe kuri Noheli sibyo. Rero buri muntu wese agiye gutwara ibye sibyo, agende ateke. Nuteka ibyo twagugeneye ntuzabura guha umuturanyi sibyo. Ariko reka tuganira akantu hatagira n'umuntu twumva. Buriya ko baduhaye akato sibyo, bura twatetse tukabatumira tukavuga ngo muze natwe tubahe Noheli. Akurumba atariko natwe we kuri Noheli uzavuga uti natetse nashyizemo onje yanjye, ukaranga udushimbo twa umubwira uti ngwino musangire sibyo.
abagabo ushobora kuba uyu munsi uko watanye muri butana agafuka k'umuceri uvuga uti byibuze ndasigaza akanotera agomba kuzagura umuceri kaguremo fanta ntumire wa muntu wambyorogose wambyorogoshaje batubyorogota sibyo umubwira uti ngwino nkugurire agafantara kwa murokore uyu muntu ntuzamwemeje akagafanta ukakamugura umugura uti akira nurangiza umugura uti harya ubundi iyi fanta iturutse kuturutse bazayinena se abatubyorogosesha Imana bababarira rero reka nakire baba nudukorana bigire hino kugeza uyu munsi turi komite igeze hafi abantu 8 ariko abangaba nibo bahagarariye abandi bamwe ntago bahari murebe hano aba rero mu bapeperi ushaka ko bamwe mubazi sibyo aba rero turakorana muri Getman Foundation bakaba nanone ari n'abatica bigisha babana sibyo bakaba bamwe banabayobora hano mu yandi magambo tuzagira gute turi kubiriranyije sibyo Imana ibaho umugisha tugereye gukora igikorwa cyo kugira ngo dutange reka badufashe baba za komite y'iri tsinda muhaguruka uko ni mwabipanze turaza rero gukora ibintu ku murongo dufite ngiye nkora ikintu mu buryo nshaka ko ikintu kigenda kuri gahunda sibyo kigenda kuri gahunda mfite liste y'abantu uwo tutari busome uraba utari mu bacu sibyo rero abo twadusoma nibo bagenerwa bikorwa sibyo reka batwereke cya komite muraza kwitwereka nyuma reka tubanza turebe komite igize iyobora iri tsinda muze hano mugi ruhande rwanjye ariko munyikize yizera tano wa mugabo wumva ko ubona ko uteye amaso y'abari abantu mugongo hagarara uko bangana gutya nibo bagize bakuriye aba Imana rero ubuyobozi bwaduhaye ikaze mu kanya turaba tubitanga turagenda duvuga izina turagenda tuhitamo abantu bagenda bibahereza harimo abantu hano harimo ari buhabwe n'umuyobozi harimo buhabwe na pasiteri turagenda tubitambutsa ku buryo wakira agafuka kawe ariko nizere kuri bwishime ntabwo ndi butira amashyi wowe ntutahe tutabonanye murakoze cyane umukiza be hamwe namwe ababera umujyanama abaragire nk'intama abarinde mu mahoro ye hamwe namwe kugeza ku mperuka isi hamwe namwe umukiza be hamwe namwe mu rugamba be hamwe namwe ab'ingabo yanjye ikinze abarinde mu makuba abahishe mu mababa ye hamwe namwe kugeza ku mperuka isi hamwe namwe umukiza be hamwe namwe mu miruha be hamwe namwe mu buyerezwa n'ibyago mu bukene no mu ndwara abaramiza amaboko ye hamwe namwe kugeza
ku mperuka isi hamwe namwe umukiza be hamwe namwe mu mahoro abe hamwe namwe no mu gihe cy'urushyana no mu mvura no ku ingana ntabwo ari inda ubu ngubu hadodeyemo ikintu cy'igishashi muri iyi nda mbahombana n'ubumuga bwanjye ndabumenyera nyuma yabwo Imana iza kungira neza nza kubona akazi ko kwigisha utwana twa gadiyene hano hepfo ku Cyagakwere hari umugabo wari washinze ishuri nza gufata moto njya mu kazi gitondo cya kare nkubitana n'impanuka ya moto ndagenda nkubita muri borodire cika ukuguru kura igufa riracika bene data nagize ububare bukomeye njya mu bitaro byo ku Nkuru Nziza namazeyo nk'ukwezi ku nkuru nasengaga mu itorero yitwa Carmel Christian Church ndi n'umuririmbyi ndi mu bitaro ndeba ukuntu meze ubu nta mukondo ngira uradoze ndasatuye biradoze ndeba ububare mfite ndeba ukuguru ndeba byina bwose Mana abagukorera ni ibingi bubahemba Mana wambabariye koko mbaye yubu ako ndihangana ndarwara ndakira ubwo mu ndeba gutya ubu mbaze inshuro 6 kukuguru kubazwe 2 inda yanjye ibazwe nka 4 ariko mbibamo mbikomeramo kana kanjye ka bucura mfite ubukani wa 3 segonderi ntago kazi ibyishimo byanjye kandi nakabyenga shaka ko nagiraga umwana umwe nyuma ngize amahirwe mbona kandi ako gakobwa kanjye ntago kwishimye bakavutse ko nahuye n'ububabare bwinshi kahuraga karira ariko ubu rashima Imana kuba mpagarara buni barateruraga mpora mu bitaro mpora mu makine ariko ubu ndashima Imana n'ubu mbago ndayirekura nagenda gutya hatambuka ariko ubundi nahoraga ndi mu gahinda kababaye bene data ndashima iri tsinda maranye naryo hafi imyaka 10 ntuye hariya haruguru hafi n'Inyagasambu ntuyeho kure kugera aha ariko uwo ntumye wese arantumikira n'abana beza ndabakunda Imana igiba umugisha uwo ntumye wese arantumikira niyo hari udufranke nkeneye mu itsinda wenda akabazo baramfasha bakanzanira ndabashima kandi ndabakunda cyane Imana igiba umugisha cyane ngenda ndabakunda cyane ariko mfite ibyiringiro ubu koko nzakira nimbago nzagira igihe nyire kuri Imana ibamugisha rero pastor murakoze cyane Imana ibamugisha ndabakunda nzazana umwana wanjye aze agusure n'umudivantiste aho ndashaka kugira ngo azabe mu itorero ryawe koko aho uziye uje uri umunyamugisha hari abo twatangiranye tumaze imyaka 10 ariko abo twaturangiranye ntabwo twigeze turi mwarabibonye abanyamuryango yego ariko ukuntu uje Imana iguhumugisha pastor Mana nishoboza zaza ngusure karibu rwose uzaze rwose nzaza nanjye kandi numva nuntanga nta kibazo cyangwa nanjye nzagutanga hari undi nawe ufite icyo ashaka kuvuga kugira ngo tumuhe umwanya ducunguze uburyo umwete noneho agira icyo avuga mushuti wanjye ngwino wowe ngwino naho neza Kristo Yesu akuzwe amazina yanjye nitwa Rugema Apollinaire mbana n'umwuga ndacyari ingaragu mfite mama papa ashaje ejo bundi 2023 mu kwa 12 papa yari umurwayi umaze igihe kinini imyaka igera nko mu 10 ariko nakomeje kuba umwana mu rugo nkajya mwitaho nkamuba hafi ubumuga bwanjye rero nakomeje kubana nyiri umwana nagize ubumuga mfite bambwiye yuko natangiye ubumuga mfite imyaka 5 bani rushinge kwitako barunera Inyagasambu mu kwiga kwanjye nize nabi ntabwo nabashije kwiga neza kubera ubumuga bwamfashe nikubita hasi mva kuri burankare nikubita hasi nza kugira n'ikibazo cyo mu mutwe
ubu buri kwezi njya kwa muganga gufata imiti, ariko dore kariya kagari kanjye njya kwa muganga abenshi ntabwo bazi ngo ese ugiye, nijye ubizi n'abaganga duhura kwa muganga baranyishimira kubera ko ari jye wizana kwa muganga buri kwezi. N'ejo bundi nagize ikibazo cya crise kuko akenshi bimfata nijoro ndyamye, nkaba nambutse abanyeshuri ku muhanda kwisumo muri zebra crossing, muri jyewe nkaba nifitemo icyizere cyo kuba umupolisi, mfite n'impano yo kuba umupolisi. Niyo mpagaze mu muhanda mpagarika imodoka nkazamura ukuboko, abenshi banyishima guhita mubona ko ati waje ukenewe mu kazi, abe make meza ariko uyakorere. Nubwo hari benshi bangira icyari b'abaturanyi ati kariya kazi wakabonye ute k'ubupolisi ku muhanda, kwambutsa abanyeshuri ni ibisanzwe, iyo ufite impano muri wowe nahijya. Aba nshimira Imana yuko rwose nkora akazi neza, niyo ngiye kwiyumva ko nameze neza ndiyumva muri jyewe agawushya nkava mu muhanda hakiri kare nkiyanura nkataha. Biza nkagira ubwoba, umutima ukandya, umutima ugakubita mu mutwe wanjye, nkagira ubwoba, nkakurura ikizezi ndi ahantu ndi ku nkombe z'amazi z'ikiyaga, nkahita nkurura inzozi ndi ku nkombe z'amazi, ngahita menya ko nafashwe, aho kugira ngo ngwe mu bantu reka njye kubuka ku gitanda. Urumva nyine indwara yanjye nkaba nshima Imana yuko ari jyewe ubasha kujyana kwa muganga, ndemba mbese ariko banjyanye kwa muganga. N'ejo bo nisanze mu bitaro i Masaka, nani hariya hafi kuba bikira. No mugabo muzehe abere ise wabo yaje kuntwara, azarantwara angeza kwa muganga, namukuranye umupolisi, ariko nkaba nshima Imana yuko nabashije kujyayo bugacya menya ngo ndahanaha. Nibana amaje ise uri he, ndi kwa muganga kwa bikira. Nkaba nshima Imana yuko mbasha kwikurikirana buri kwezi, buri munsi njye kuvomera umukecuru nkamuzana amazi ku kagare, nkasimbuka mukora imirimo mu rugo nk'umwana mu rugo mbese. Iyo murakoze cyane. Nkaba nshima Imana yuko itsinda ry'abanyamugisha dukorana neza rwose nta kibazo. Buri wa kane w'icyumweru ngomba kuza mu itsinda cyangwa se nkabitsa nkavuga ati ku cyuma gitaha ntabwo nzaboneka, reka nyasigamo. Murakoze cyane. Tumukomera amashyi. Amaze kumenya uko arwaye, amenya indwara ye, arangije arisobanukirwa. Muri uko kwisobanukirwa yumva ko ashobora no kuzaba umupolisi. Mwabyumvise? Hari abantu, ari umuntu udafite n'ikimwe arwaye, ariko udafite igitekerezo, udafite n'intumbero, sibyo? Ariko we yifitiye ikize. Nawe urashaka kuvuga? Ariko ngira ngo ndamenya gusobanura ku marenga. Ureba ku muntu ukavuga. Ngaho vuga. Murakoze. Mbanje gusemera abasete ko batugiriye neza. Ndashimira Imana. Ndafashwe n'ubumuga ndi umwana muto, imyaka 6. Amakareze ariko ndavuga ndabakomeye. Hari abantu benshi bavuga ko ntacyo nzemerera, nta meza ntacyo nabemerera, ariko kubera Imana nabaye umucuruzi. Ndambaye neza, Imana ngo nzakwambika mwana wanjye. Nzakwambika. Wambaye neza. Byose ni byigure. Imana ngo izanambika ngo izangabirira. Uba mba mu kazu kamwe. N'umwana umwe twibana mu kazu. None muduhaye Imana bahumudutamenta. Nabo cyane. Mfite kwizera. Imana ishimwe kandi iraguhemeza. Amina. Imana ishimwe. Nubwo afite ibyo avuze byinshi murabyumvise, ariko kubera Imana atitaye ko uko avuga areba ku munwa, ariko aracuruza, sibyo? Aba mu kazu kamwe n'umwana umwe, ariko abonye nuvuga ngo iri tsinda niryo rimufasha kugira ngo agere ku twageraho, sibyo? Ariko abonye ibyo akora bimwunganira yagera ku nese. Adasa neza koko? Arasa neza. Imana igumugisha. Ngo wamwita Kajorite? Ntabwo uri Kajorite, sibyo? Witwa nde? Hitimana. Nawe ubwira abantu. Nitwa Hitimana Jean Bosco, nkaba naravukanye ubumuga bw'akaguru, nuko navutse njyewe
namaze imyaka 10 nkambakamba nadahaguruka noneho navukiye n'ahangaha ubwo ngubwo aho mbashije kugendera aho mbashije kugendera nagiye kwiga mu ishuri ngeze mu mwaka wa 3 akaguru ibyangombwa ko gaturika gaturitse mara umwaka umwe n'igice nanone ngamye hahandi bateruraga bakanzana no ku muhanda banjyanye kwa muganga bangombwa yuko akaguru bavuga ko bazagaciramo hano mu ivi ariko Imana irabikora muganga aramvura amvuye aho nyiriye subiye kwiga abarimu baravuga ati rero ati ntago nkwiriye kwiga bitewe n'urugendo nakoraga mvi nahanjye Nyagasambu barambwira ngo ngende nicare ngo Imana ifitwe izabigenza none naratashye ngeze mu rugo ndicara ndangije ndigo ndavuga ati se ko nangaga gusaba mu buzima bwanjye ibyo natekereza ngavuga ati wapi none bakabambwiye ngo ngende nicare nzi ko nari kuzaba umwarimu mwigisha ninzabigenza gute ubwo birangiye naricaye haciyeho ukwezi sinzi ukuntu nagiye mu isoko ngiye Nyagasambu ngiye kugura inkweto ngezeyo amafaranga ngiye kugura inkweto narabyiwe ndavuga ati reka njye kwiga umwuga njya ahantu badoda inkweto agenda negera umugabo nari ndi umwana mutonya mugezeho umugabo ndamubwira ati rero ndashaka ngo unyigishe gukora inkweto umugabo arandeba arambaza ati se wakana uramenya gukora inkweto ungana gutyo umugabo arangije ndamubwira ati ngewe niwe wanyigisha gufata korosha byonyine bahagije n'ibindi nzabimenya umugabo arangije avuga ati se wazanya ngahe ni ngewe mfite 1000 umugabo ati se 1000 cyigisha umuntu akamenya umwuga arangije ndamubwira ati ngene namenye kudoda gusa agasiripa konye n'ibindi zabyimenyera ngo umugabo birangiye avuga ati rero icara nkwereka ndicara aranyigisha umunsi wa mbere nimbwa bigeze nkora mu mufuka nkuko nzi ko twasezanye ko muri icyo gihumbi aravuga ati iki gihumbi ujye yitegesha uza kwiga hano igihumbi barakimaye amaje gukima ndagenda ndataha ariko mu kujya kwiga nagendaga mbihishe mu rugo kugira ngo batabimenya noneho ngakubitamo imyenda y'ishuri nk'usubiye ku ishuri ariko ko abarimu baravuze ati cara n'ubundi katazaturika nanone nkagenda ngakubisemo imyenda y'ishuri ngashyiramo igikapu namara kugishyiramo nangeze nkagenda nashyizemo udukaye ubwo nkagenda nkajya kuri uwo mugabo nkiga namara kwiga noneho natangiye kwiga kudoda inkweto 2015 2018 nibwo bari batangiye gufata abana batiga nyine baza gufata mu isoko abana banze ishuri noneho baje gufata nanjye ndagenda gutya ndavuga ati wenda nanjye bamfata bakanjyana noneho ngiye nitambitse umudaso aravuga ati hoya ati turashaka abantu bazima atahanu tubajyana na hantu bakoresha imbaraga cyane nago baba bagiye kwiga tuba tugiye kubagura kugira ngo bagaruke basubire mu ishuri ngo arangije avuga ati none wowe ugiye wiga uriya mwuga atuzaguteza imbere ubwo ndiga maje kwiga maje kubimenya nakora amafaranga bwa mbere nakora amafaranga 300 nyakoreye ndangije ndavuga tubona baye umukire byarangiye nuko navuze ndangije ndataha maje gutaha ngeze mu rugo ndaza mpita mubwira mu rugo turabizi ati atubona baye boss ati si nimwe kuri ibicori 300 byanjye dore ndabifite ndangije cyagiye barambaza ati se nta kintu wariye ndavuga ati uriya mugabo yangaburiye wanyigishaga ambwira ati vuye nkuhi ibiryo utazicwa n'inzara ngo birangiye 2019 banumvishe kuri radio baravuga hari ikigo cya Masaka kwigisha gukora inkweto nshyashya babivuze ndavuga ati nzagiye kwiga none ariko ninekereza urugendo nzakora guturuka inahangerayo ibyo ntago nigeze mbyiyumvisha ndagenda ngeze i Masaka ndiyandikisha mu kwiyandikisha ndababaza ati se kwishyura nangahe ati ni 5 buri gihembwe ndavata amafaranga ni makenye ubwo nuko nawusenge mvuga nayo ngaho niyo nagenda niziga amasenga nzayabona ngo ndataha nashe ndazambwira mu rugo ati navuye kwiyandikisha arambaza ati se Nyagasambu ko hakunaniye uhegereye ari kuva hano ugerayo none uzaza uva hano ugera i Masaka natike ndangije ndabavuga ati ariko urabizi ati Imana irabizi ifite ko izabigenza igihe cyo gutangira kigeze ndagenda ndatangira amaje gutangira haje kuzamo ikibazo baravuga ngo bakeneye abanyeshuri barangije singiye kubabeshya bavuze icyo kibazo nawe se nurikandarira icyo gihe twari turi abanyeshuri 60 bivuze ngo abashakaga bazajya kwiga muri iryo shuri rya Masaka n'abantu barangije bafite amashuri uyu munsi warashoje se wapi ngewe ntabwo nari narabashije kwiga ubu ni ukuvuga ngo
nkora umwuga nyine ariko noneho birangiye ndagenda aho i Masaka nubitse ndize master aramfata aransohora amaze kunsohora arambaza ati se urijwe n'iki namutekereza nanjye arambaza ati se uzabasha kubifata mu mutwe basi ndavuga ati ngiye nzabifata ati noneho genda wicara hariya wige nta kibazo ndiga ariko buri kwezi uzaza wishyura 10,000 nibyo tuzaza twaka ndavuga ati nta kibazo ariko ubwo nihagazeho ntabwo nzana amafaranga nzayavana ndiyikiriza ati naribe yarangije ndiga kimwe ukwezi kurangiye ndagenda nanga bya 10,000 maje kubitanga noneho ukundi kwezi bigezeho byo gutanga ibindi 10 amafaranga yarataraboneka ndagenda negera amasita ndamutekereza ndamuga tumva mbabarira amafaranga nayabuze ariko igihe kiniki nzayabona hari ahantu nyizeye ubwo nizeye Nyagasambu muri koperative narinjiyemo mvuga ati ndagenda nyaguze noneho master habahajemo umushinga arangije avati rero ati narebye mu bana bose ndavati ni wewe noranyije ati genda wige nta kibazo gihari barakwishyuriye ubwo ndashima Imana yuko mfite umwuga niwo nkora kugera n'isaha ndadoda nubwo natarabona ibikoresho bihagije ariko Imana izabi ibikoresho ubura ni nk'ibihe kujya dushobora kuba hari nk'umuntu dukurikiye ashobora kuba akavuga ati nanjye wenda hari aho Imana ingejeje ariko ibyo bikoresho ubura ntabwo abantu bazi ko kudoda inkweto ari umwuga hari ababibona akabona ko ari babakorodoniye ba kera bikorosha nk'ibikoresho njye mvuga nk'ubu mfite akamashini gaponse imashini ponse ndayifite igikoresho naburaga n'imashini idoda hamwe n'amaforomo kugira ngo imashini idoda hamwe n'iforomo iforoma urukweto ubwo ibyo ngibyo nabibonye byabihagije Imana ishimwe reka tubwire abadukurikiye bose kandi murakoze ishobora kuba ari ikintu ushima Imana ukavuga uti ndashima Imana agiye ko nabyaye umwana ntamere gutya cyangwa ndashima Imana agiye ko ntameze gutya ariko ukavuga uti uyu mwana namuvana ku rwego nkamugeza kuri nkamuteresha intambwe kuba yabona iyo mashini idoda n'iyo foroma ashobora kuba atazi n'igiciro cyoze igiciro cyayo iforoma igura 18 imashini idoda yo naherukaga igeze mu bibiri icyo gihe mbere 2019 ariko bigeze kuri 25 imashini idoda y'umuriro igura 250 n'ijana n'ibihumbi 10 na bingahe n'umunani by'iforoma ni amafaranga make cyane rwose kuba wayafata ukahereza uyu mwana w'umuhungu ukaba umuremeye ubuzima Imana nawe yakwibuka ugeze hehe ugeze mu gihe cyawe cyo guhondobera Imana rero imuha umugisha ugenda usenge utegereze bivuga ngo iri jambo uvuze nunyanyagije imbuto ntabwo uzaho irizera aho bwira rigeze Imana ishimwe cyane reka dukomere Imana amashyi abatanga ubuhamya muri benshi kandi turashaka kudatwara umwanya w'inteko turashaka udatwara umwanya w'inteko ngiye kwakira uhagarariye inzego z'ibanze ahaguruke aze noneho aza atugezeho icyo avuga nk'umuntu uri mu bwatsi bwe murakoze cyane